Chantal Makara. Shaba koze mukuru. Oya komera. Akoze kize kandi. Namuhamagaye nshaka ugushemera. Murakoze oya Makara. Murakoze imiti wabirye. Kabubwiza ukuri. Uragufashije kuko nafasha n'undi wese. Tuza humura kandi ari neza muri manzi neza. Komera. Umuraje kugenda neza. Twaganje gabaye ngora bahize nanze gukira nangamo gupfa. Mutwaranye ndamukuru. Bana banjye ndabarushye. Nawe ndakurushya. Ndakubaho. Bakumukuru ni kumvisha mbere inshuti nziza. Kumera. Kubona kubara twafashanya. Kuko hari inyungu runaka oya kuko nafasha none niba kunagufashisha. Umura tuza kandi hamwe n'Imana bizagenda neza. Komera. Kugira neza. Wabere inshuti nziza. Ngavandimwe wanjye ntabwo namugeza mu muryango. Nta muntu mwigeze ngo tubasha kumwitangira. Ariko ndakumva nanabikurage hashikira rwose ariko kumura komeza wiringira Imana ndabizi neza ko uzamera neza. Oya ikintu cyose nabingiye kumva amafaranga kandi nta kazi afite. Oya nibyo namufashe ariko nafashe n'abandi bose bagura ikibazo. Warakoze uriya nta kintu kandi dufite amafaranga yo kugura imiti yari yashize kuba habaye muratuza ariko ntigisha ariko hari ikintu nshaka kugusaba n'inshuti yanjye. Hari ikintu nshaka kugusaba kuko nari nizerwa mfite ni giki ariko n'ubusanzwe uri inshuti y'urugo sibyo. Komera. Mubiri wose kabiri rero ndakubwira uriya munsi w'ejo wari uryoshye. Yari meze neza kuko niba ari ikintu cyanshimishije uriya munsi waranshimishije. Birimo biraza ariko hagati aho ngaho reka ngushimire. Oya ntabirenze. Ngushimire mu mbaraga zanyu mwakoresheje zose. Nta kibazo na kimwe nabikoze uko nagukoreye ni uko nabigufasha n'undi wese. Oya birarenze ntabwo nibaza ko harimo abantu bagifite umutima umeze nk'uwawe. Bo mushobora gukora ikintu uzagikora nta yindi nyungu utegereje inyuma yabyo kandi ndabizi neza ko hamwe n'Imana bizagenda neza. Urumva uzi kugira ngo umuntu yikure miliyoni ebyiri noneho umwana ku ishuri ariga neza nta kibazo ndetse na madamu ahantu ageze uyu munsi kuba akiriho agihumeka mu bufasha bwanyu mwabigizemo uruhare mufatanyije n'Imana. Rero ikintu nshaka gusaba aritanze waravunitse mu buryo bushoboka bwose ariko ndashaka kugusaba iki kintu gikurikira. Mufashe ibintu byo kumfasha ubihagarikiye hano kuko naravunye cyane nawe ukeneye kwiyitaho n'umuryango kuko ejo wabashije kubona ikintu kwerengewe. Ineza ntabwo umuntu agira neza ngo akine kuko ukuboko gutanga nako kwakira.
oya rekera aho ngaho rekera aho ngaho Imana izabiguhera umugisha ibyo wakoze. Nta kibazo niba mubona nta musa ahandi hose muzakenera ubufasha ndahari kandi ntimuzagire kwitinya cyangwa ikindi icyo cyose muhumure ndahari nta kibazo. Reka nze mpamagara abana ahubwo baze bagusuhuze. Nta kibazo. Gusohoka rano ari mu rugo ko nari muzi nawe ari kaguru. Kamama Media Karame papa. Waje ugasuhuza umushyitsi. Amorese. Komera Media. Mezutese. Amakuru se? Ngo tuje cyane. Urabona ko Media yakuze? Yarakuze. Meze neza ariko. Ubundi kubona bameze neza. Bakakwiye kumva akamaro biri mu muciza. Ntabwo murabute. Cyane ifumbire cyatsi. Media ko ameze neza. Nubwo akomeza neza. Zobibona. Wow. Uretse Icyo kibazo ushobora ntabwo nkunda umuntu Niho rero uramukwira ni stress afite. Okay. Sawa reka mbareke nani nyarukire mu rugo. Atozo mukoze. Tuzasubira. Turaza kuza kuvugana nta kibazo. Sawa mubwire byiza. Ntabwo mwerekeje hafi nari ndimo hano. Sawa murakoze cyane. Sawa umugoroba mwiza. Ariko reka mubaze wanjijiwe. Urabona ko bifashe imbere y'uriya mushyitsi. Wumvishe amagambo mubwiraga? Ese ntabwo wicuza? Ese uzi uruhare afite kuri mama wawe? Uraruzi? Uzi ko ageze hariya, mama wawe kuba ageze hano akiriho, waruzi ko abigizemo uruhare? Ubufasha duha uramuzi? Mukuru wawe ku ishuri wiye ko ari we umwishyurira, none wageze ubundi icyo umutima wakuye umeze nk'ugiheri. cyangwa uriya mugore n'iki mu buzima bwawe. N'iki? Ni impano Imana yaduhaye. None urumva niba umuryango w'iwabo nta kintu wamufashije, ariko umuntu umujya mwiza akadufasha ngeze hariya, urimo kwitwara gutya? Turukareba twagaruka mva n'ingabya Sigaye ubyiganiriza. soka cyane by'ikigihe mana. nawe wambuze imyambaraje Batashye. Kandi mwana wanjye rero urabona ntabwo meze neza. ndakumva Umaze gukura imyaka iri kugwira ariko ntabwo ushaka akazi, ntabwo ushaka umugore, karabuze 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 se wagashakiye he? ahubwo se karere njye ndi kwiga mu yedi ndi kuvunika n'amashuri yanjye abo nzakunda. Ubwo uzishyira hejuru kugeza ryari mwana we? Uzaba witeze kuba udafite akazi ka diplome yawe bivuze ko utakora n'akandi kazi gaciriritse ariko ukabaho. Wese uzatunga umuryango wawe gute? Karabire ukuntu umeze, ndi mu marembera, ntuzi kumenya umuryango ngo umeze gutya, niwe mwana mukuru nabyaye, ariko icyo umaze muri uru rugo ni ukwirirwa ushotana na mushiki wawe, ntujye umenya kure na mukuru wagiye ukora koko ugakuza ubwonko bwawe. Karani mwana wanjye wambaye utazasigara wandagura ko rero kumva ngo ngiye ngo karani ngo nagiye mu biyede sikaba baravunikiye noneho igiti ikibazo kuko urimo kumbwira we ntumubwire we hari umugabo afite cara akazi afite umwana kandi twaraganiriye ndacyari umwana wowe cyangwa umwana umunsi ungana nkawe. Uzi ko ubwenge bwawe bumeze nk'ubucuritse kandi urabona gukura ngo ukuze ubwenge ukiri gutesha umutwe se uzi n'ibibazo afite.
kwirirwa mvuza mu dufaranga adafite nawe yahawe n'abandi, nawe nta kazi afite, aho kugira ngo ukuze ubwenge umusore mukuru ejo uzaba umukuru w'umuryango, kwirirwa wiruka gushwana gusa nta kindi ushoboye. Ahantu uzaba umugabo ryari? Wamenye ko ukeneye kuba umugabo, nazanagenda nkava ku isi ariko nzi neza ko umwana wanjye nsize aho nzi aho umusize. isi bigatuma mba umugabo si byo Uyu uzakugira umugabo njye nzaba umugabo nguyu wakira kimfata kuko njye nakafata n'igihembo muri temuhuza mu bintu wabwiye mu bintu bya papa akavanga amafaranga y'ingenzi. papa wawe se abika mu ishakoshi yanjye. karabagereka kugira ngo ndazumva umera karani wagereka kugira agahinda kuko Okay ma basi byambye nabyumvise sibyo. Ibyo nshye guhindura nzahindura uzabona. Kandi ikindi bizana nabwo nabyo nshoboye. Gusa ikindi ngiye ikibazo nuko ngendeye yo gusa sinananiranye ndabizi ko ndi umwana mwiza. Reka impamvu niho mukuru kandi reba igihe maze ndwaye nanze kumubwira ariko byumva ukumva ahubwo ma uzi hari umuhungu waramye mu igende duhure hari umukobwa atatoje kureba ikindi kumara igenza abanagenda bizagenda bite uko kuri kwigira nta uzaza akuzi wabuzi abantu bapfa buri munsi batarwaye kuvuga nta bivuze ko ugomba gupfa njye nta cyizere kuko njye ndi kwiyumva mwana wawe nta cyizere wawe ugiye mu bakobwa umwana wa oya ma none sijya mu bugeni man sirita kuri mama kandi kandi sibyo naherekeza ababyaye neza amakuru y'iminsi neza umeze neza mu dushimye mama wabana meza ate ariko araba Imana ishimwe ko bameze neza mwebwe mumeze gute cyane natwe tumeze neza nta kibazo warekeje heza umuhungu kandi sinzana yagiye namuze gusa nta ufite amafaranga yo kumwamba ari ukubona makeya reka kongerere ko make oya ntacyo ubundi kuko ni ukubana mu buzima gufashanya kandi nicyo kintu cy'ingenzi cyangwa nimero nta kibazo bongerere kongereyeho 800 ibihumbi 800 uba ariyo wifashisha nakwitura akazi aya kandi kumugisha nta kibazo rwose kandi no kuri kwimana oya ntugire ikibazo kandi urwaje umukira ibintu nkoreye imana izari oya humura nta kibazo ubwo kureka ngende sawa kandi basuhuze nabo sawa umugoroba mwiza sawa ese mama niyo mpamvu ushaka ubuza ngufasha umuryango wacu ngo udufashe uradufasha n'undi ubona papa nibima muri mwe uraza kubona ukansubira nje kwibwira